Ndagusuhuje nanone umukunzi wa channel ibikunzwe ICT on top. Uyu munsi nkaba naguteguriye isomo n'ubundi ryo muri Excel nk'ibisanzwe, aho tugiye kurebera hamwe ibijyanye na errors zo muri Excel. Errors zikunda kugaragara mu kazi ka buri munsi iyo umuntu arimo kweditinga cyangwa se ari kwandika data. Akenshi iyo turimo gukoresha formula nibwo izi errors zikunda kugaragara. Akaba ari kuri iyo mpamvu tugiye kurebera hamwe uburyo aho errors zikomoka ndetse n'uburyo izo errors zigenda zikosorwa. Error ya mbere tugiye kureba akaba ari error yitwa error igaragazwa n'inzego cyangwa se dièse, urwego cyangwa dièse. Akaba ari error umuntu abona bitewe n'uko ibyo wanditse mu kazu biri kuba binini kurenza uko akazu kangana. Tukaba tugiye kureba uko ugikemura igihe ubonye bije muri data zawe. Ntago ukwiye gupanika ngo wumve ko byacitse, ahubwo uba ukwiye kongera ingano y'akazu cyangwa se cell size. Akaba ari byo tugiye kurebera hamwe uburyo bikorwa. Hanyuma iki kimenyetso kigaragaza dièse cyangwa se urwego kikaba nk'uko twabivugaga giterwa n'uko hari imibare wanditse mu kazu runaka, ariko iyo mibare ikaba iri kuba myinshi tugereranyije n'ingano ya iyo wanditse muri column, kuko utu tuzu duhagarariwe n'ibyo bita column. Column akaba ari izi ngizi zigaragara hejuru, zigizwe na A, B, C, D, E, F gukomeza kugeza ku nyuguti zose. Akaba arizo twita column. Column rero iyo ari ntoya ugereranyije n'ibintu biyirimo, niho uzabona iyi error ya dièse. Kugira ngo ukosore iyi error ya dièse, nta kindi ukora uretse kuza aho column irangiriye cyangwa se aho ihuriye n'indi, mu mupaka wayo n'indi, hanyuma ukagenda wongera ubunini bw'akazu muri ubu buryo. Niba ari column ya B, uraza muri uyu mupaka wa B na C, ugezamo curseur, uraza kubona aka kantu kaga flash, hanyuma ugakurure. Nugakurura cell iraza kwiyongera ubunini, hanyuma ibintu birimo wanditsemo bigaragare neza, ntibyongere gucika ngo bigaragare nka dièse gusa. Akaba ari uko bakemura iki kibazo. Gusa kugira ngo bikunde bisaba ko ibintu byanditsemo biba ari imibare. Iyo ari amagambo ntabwo ahinduka dièse, ahubwo iyo ari ijambo cyangwa se interuro, akazu kakaba gato cyangwa se column size ikaba itangana n'uko iryo jambo ringana,
ijambo ricikamo aho kugira ngo rihinduke diyeze. Akaba ariyo mpamvu ugomba kubanza wakora data ufite ukazikombatinga into number. Ntabwo ibintu byose ubona byanditse muri Excel aba ari imibare. Ushobora no kuba ubirebesha amaso ari imibare ariko bitari muri format ya number, kuko hari ibintu byinshi bigira format y'imibare. Urugero amasaha nayo yandikwa nk'imibare n'ibindi byinshi. Ubwo rero birasaba ngo ubanze wabihindura ubigire number, hanyuma ubone kuza kureba uko bihinduka niwongera ingano y'akazu. Ibi ngibi akaba ari uko bikorwa nk'uko bireba hano uko ngiye kubikora. Mu gihe wanditsemo amagambo, katwandikemo amagambo ati Imana ni nziza ibihe byose. Nitugabanya aka kazu, iri jambo ryo ntabwo riri bube diyeze, kuko nyine ni ijambo, ntabwo ari imibare. Urabibona hano ntabwo byo bishobora gucikamo, ahubwo ntabwo byo bishobora guhinduka diyeze, ahubwo bicikamo. Kadushyiremo n'indi mibare myinshi, hanyuma dukorereho urugero turebe. Urabona harimo gucika imibare gusa niyo iri guhinduka diyeze, ibindi bikaguma uko byakabaye. Kugira ngo uhindure imibare uza hano muri tab ya home, ukaza hano kuri general. General ibarizwa muri group ya numbers. Nkibutse ko Excel igizwe n'icyo bita ribbon, ariyo iyi header yose. Ribbon ikaba igizwe n'ama tabs. Tabs akaba ari home, insert, page layout, kugeza kuri iya nyuma nk'uko ubibona. Hanyuma izi tab akaba buri imwe nayo iba ifite ibindi bikubiyemo, aribyo twita groups. So izi tab mfite ahangaha ngewe ni nyinshi ugereranyije wenda n'iziri kuri mashine yawe, kuko iyo umuntu atarabihindura usanga tab zigarukira hano kuri view, ariko ushobora kwiyongeraho izindi uje hano kuri file ukamanuka kuri option. Ibyo tukaba tuzabireba mu masomo tuzashyira hano kuri channel mu minsi iri imbere. Hanyuma urabona ko iyi mibare yacu hano iri muri format ya numbers, tugomba kuyihindura numbers. Urabona hano iri muri general, turaza hano dukandeho duhitemo numbers ahangaha, hanyuma biba bibaye imibare. Ahanini ikikubwira ko hari imibare, urabona inyuma hariho akadomo n'amazeru abiri. Iyi akaba ari format y'imibare cyane cyane ikoreshwa muri USA, muri Amerika. Akaba ari bwo buryo bandikamo imibare. Bandika umubare hanyuma inyuma bagashyiraho akadomo amazeru abiri. Mu gihe waba utabishaka ko aya mazeru agaragaraho, kuko nk'iwacu inaha mu Kinyarwanda ntabwo twandika imibare ngo dushyireho amazeru abiri inyuma, ushobora kuza hano munsi ya numbers, urabibona hano handitse ngo increase decimals, bivuze ngo ni ukongera umubare wariya mazeru azi inyuma y'akadomo,
hanyuma aha ku ruhande hakaba hari decrease decimal, nabyo akaba ari uburyo bwo kugabanya iyi mibare iri inyuma y'akadomo. Uko ugenda ukandaho hagenda havaho umubare kugeza irangiye. Ndakandaho rimwe haveho 0, ninongera gukanda hasigara imibare isanzwe nk'uko dukunda kuyandika inaha mu Kinyarwanda no mu zindi ndimi. Akenshi ari amazeru y'inyuma ntabwo tuyakoresha, usanga akoreshwa muri systeme za banki n'ahandi, ariko mu busanzwe iyo twandika imibare ntabwo tuyashiraho. Indi era ya kabiri tugiye kurebera hamwe ni era igaragara mu gihe ukoze ikosa mu myandikire ya formula, hanyuma ukaza kubona muri data zawe hajemo iri jambo rivuga ngo name, akabazo. Era ubundi kiranga era itangirwa n'urwego, hanyuma hagakurikiraho izina ry'iyo era. Era nyinshi zisozwa n'agatangaro, ariko iyi ngiyi yo isozwa n'akabazo. Diez name ni era iza igihe wakoze imibare ariko formula wakoresheje ushaka kugera ku gisubizo ukayandika nabi. Formula cyangwa function name, formula name or function name hakazamo ikosa. Turaza gufata urugero hano dukoresha iyi mibare 5, 8, 10, 4, hanyuma tuzi kubishakira toto. Tugiye gukora sum, hanyuma nk'uko ubizi kugira ngo ubone sum toto ukoresha formula yitwa sum, hanyuma ukashiramo iyo mibare yose ushaka gukorera summation. Ndandika toto, nshaka igisubizo cyiza aha ngaha, selecting byose. Hano nandikemo formula equal sum, then sum of which number, hanyuma mpitemo iyi mibare iyo hejuru niyo nshaka gukorera sum, hanyuma nimara kuyiselectinga ndakora enter. Nkuko ubibona iki nicyo gisubizo, niyo toto y'iyi mibare yose. Hanyuma ni ryari iri kosa rizagaragara mu mibare? Igihe ninjya kwandika sum aha ngaha nkibesha nkayandika nabi, urugero nkayandika ngo sani. Nkuko ubibona Excel ihita izana era imbwira ngo name, yes name, akaba ari era itewe nuko mu gihe najyaga kwandika formula nibeshye, aho kwandika sum nkandika sani, akoresha n aho gukoresha m, akaba ari ukwibeshya kwabayeho, nkabyandika nabi. Ubwo igihe wabibona muri data urimo gukoreraho ukabona hari ahantu haje ngo name, menya ko hari function wanditse uko itandikwa, waje gushyiramo izina ryayo uryandika nabi. Kuko urabona ngewe aho nabyiciye ni aha ngaha. Ushobora kwibeshya ukundi, wenda ukandika uti sanmu, nabwo urabona ni era, still era, kuko sum ntabwo bakoresha sam ahubwo ni sum. Ubwo ibyo bibaho akenshi iyo utazi uko function yitwa, kwibeshya
nibwo hazamo ya error. Urabona mu gihe nzanditse neza nkandika sum igisubizo kiraboneka, ya error ikavamo. Akaba ari icyo gitera iyi error yitwa diez name ? Akaba ari n'ubwo buryo uyikosoramo, ugenda urusubira muri formula ukareba ko izina rya function waryanditse neza, uzaba ukosoye error. Nizere ko aka kantu kazakorohereza akazi, aho kugira ngo uze gushakira kuri Google wanze byakubona. Hanyuma next error that can be found in your data is diez value. Error yitwa diez value akaba ari error igaragara muri data zawe mu gihe ukoze amakosa akurikira. Ushobora kuba ufite done zawe ushaka gukoreraho, nk'uko ushobora kuba usanzwe gukora akazi kawe ka buri munsi ugakenera gukoresha Excel, hanyuma wajya kubona ukabona hajemo iri jambo rivuga ngo value. Ese mu gihe byaba bikubayeho wabikemura gute? Ese biterwa n'iki? Reka nkwereke ikibitera dukoresheje uru rugero. Ahangaha mfite imibare ngiye gukoresha, hanyuma turebe aho iyi error ishobora guturuka. Dufate example iyi mibare, kandi imibare twitekerereje, hanyuma dukomeze. Hano urabona mfitemo imibare gusa. Ushobora kuba rero ufite done zigizwe n'imibare gusa, hanyuma hakaba ari aho wibeshya ntushyiremo umubare, ugashyiramo ikindi kintu kitari umubare. Ahangaha ubona ntabwo ari 5, ahubwo nibeshya, aho kwandika 5 nandika S. Hanyuma ndamutse nkoresheje formula iyo ari yo yose mu gukalculating ibijyanye n'iyi mibare, nzahita mbona iyi error yitwa value, kuko navanze imibare n'inyuguti. Hano ngiye gukora guteranya 7 nteranyeho 4 nteranyeho ya S nteranyeho 14 duteranyeho 5 duteranyeho 52 enter. Urabona hahita haza error ivuga ngo value. So iyi error nta kindi kiyitera, nuko nashatse guteranya imibare nkateranyaho n'inyuguti. Normally uko byumvikana ni ibintu bidashoboka. Nta gisubizo wabona mu gihe waba uteranije imibare n'inyuguti. Ubwo igihe uzabona iyi error igaragara muri done urimo gukoreraho, cyangwa se urimo kubisoma, wabihawe n'undi muntu se, cyangwa ari wowe ugiye kubitanga, jya umenya aho iri kosa ryakomotse. Iri kosa rikomoka ku kuba mu mibare yawe harimo ikindi kintu kitari umubare. Hanyuma iyo harimo ikindi kintu kitari umubare, ukaba ugiye gukora operation iyo ari yose, haba guteranya, kugabanya, gukuramo n'ibindi bimenyetso byose ushobora gukenera ku mibare yawe, kureba percentage n'ibindi, uzabona iyi error ivuga ngo value, kuko washatse guhuza imibare n'ibindi bintu bitari imibare. Ubwo ukamenya ko ugomba kuverifying, ukareba aho byapfiriye, gushakisha muri iyi list yawe ikitari umubare, nugikuramo nibwo error nayo izavamo. Hano biroroshye kubibona,
kuko imibare mfite yose iri iburyo, ariko hano hari akantu nanditse kajya ibumoso, bivuze ngo kigaragaje ko kadahuje n'ibindi. Aka kantu ni inyuguti ya S. Nk'ibisanzwe muri Excel iyo twandika imibare ijya iburyo, hanyuma inyuguti zikajya ibumoso. By default ushobora kubihindura ukabijyana aho ushatse, ariko byo ubwabyo iyo utaragira icyo uhindura ni uku nguku bigenda. Bityo akaba ariyo mpamvu hajemo iyi error. So kuyikosora ni uko ukuramo ikitari umubare ukandika umubare. Urabona ko haje igisubizo nk'uko bikwiye. Akaba ari uko bakosora error yitwa value, ikaba iterwa n'uko mu bintu ufite harimo value iri invalid value, akaba ariyo ibitera. Hanyuma error ya kane abantu bakunda guhura nayo mu kazi ka buri munsi bakoresha Microsoft Excel, akaba ari error hamwe ushobora gusanga wagabanyije umubare na 0 cyangwa se empty cell. Muri Excel akazu katarimo umubare kabarwa nk'akarimo 0, katarimo ikintu kabarwa nk'akarimo 0. Bityo iyo urimo gukora imibare hakagaragaramo kugabanya, bikashika yuko hari ahantu ugabanyije hari 0 ariyo iri ikigabanya denominateur, icyo gihe uhita ubona iyi error. So iyi error niramuka igaragaye muri data zawe, uzamenye ko washatse kugabanya umubare runaka ukawugabanya na 0 cyangwa se n'akazu katarimo ikintu. Akazu katarimo ikintu ariko twita empty cell. So hano dushobora kureba uko bikorwa. Ngiye gufata urugero, ufite hano umubare 43, hano ufite 0. Noneho kuri iyi mibare yawe urashaka gukora division ku buryo igisubizo kiri buze aha ngaha kiri equal to this divide by this. Enter. You see, uko bibona hano uhise ubona error ikubwira ngo div by 0. Ubona muri done zawe cyangwa se muri data ufite hagaragayemo ikosa risuku nguko, bizaba bishatse kukubwira ngo wagerageje kugabanya umubare na 0. Ibyo rero ntabwo bibaho. Mu gihe iyi error yabikubayeho, ntabwo ari ngombwa ngo ujye kugabanya n'undi mubare utagira. Hano ushobora no kuba nta mubare ufite, byose bizaguma byerekana div 0. Kandi birashoboka ko muri done zawe waba koko hariya hari 0 kandi ugomba kwerekana igisubizo cyahavuye. So kugira ngo wirinde iyi error ko ibaho, uraza uhindure formula y'aha ngaha.
ku buryo biraza kudisplayinga ubusa aho kugira ngo bibe error. Icyo gihe formula uri bukoreshe uravuga uti equal if this equal to 0, display empty. Iyo ushizeho utu tuntu uvuze ngo display empty, haze kugaragara ubusa. Niba tugiye kugabanya tugasanga ari 0, ntiwirirwe uzana error, ahubwo uzane ubusa. Hanyuma ukabona ugashiraho iya formula yawe, ugafunga hano ugomba gushyiraho parentheses, then close parentheses here, then enter. As you see, handi hazaga error ntabwo hakiri kuza error, kandi ushobora gukomeza ugenda ugabanya. Bivuze ngo ubu nibwo buryo bwo guhidinga error, kuko iyi error yakomotse ku kuba twagerageje kugabanya. Ushobora kuba twashaka kugabanya umubare na liste ndende, hakaba noneho muri iyo liste harimo 0, kandi 0 nituyisiba tukahasiga ubusa, n'ubundi bira displayinga the error. So kugira ngo hataza kugaragara ama error muri done zacu, niyo mpamvu turi bubwire Excel ko ahiri busange 0 iri bubyirengagize. Ariyo formula amaze kukwereka ahangaha. Iyi formula ibwira Excel ngo if niba usanze aha hantu tugiye gukoresha tugabanya hari ubusa, ubyirengagize. Niba atari byo, harimo imibare, ugabanye nta kibazo. Cyo tubwire Excel. Ubwo akaba ari uko nguko iyi error handling cyangwa se uyikosora mu gihe yaba ikubayeho. Error ya nyuma tugiye kureba ni error yitwa ref cyangwa se reference, ref agatangaro. Iyi ref agatangaro akaba ari error igaragara mu gihe utanze reference itari correct. Akaba ari byo tuvuga in English, Excel displays the ref error when a formula refers to a cell that is not valid. Let's take this example. Tuze hano muri C twandikemo imibare C2, twandike 4 6 10. Let's take this example. Hano tuze kubona uyu mubare dukoresheje formula. Ubwo kugira ngo tubone uyu mubare turavuga ko hano ari equal to 4 plus 6 ari byo bya 10. Then igihe ibingibi wabikoze, hanyuma muri bya bisubizo turi kugenda tubona, kadufate n'indi mibare uze kubibona neza. Fata imibare myinshi kugira ngo uze kubona urugero rufatika. 2 4 nk'uko ubibona. Iyi ni imibare nanditse, akaba hano duteranyije bingana gutya. Nk'uko ubibona nibyo 3 duteranyijeho 2 ni 5, 5 duteranyijeho 4 ni 9, gutyo kugeza hasi. Iyi error rero izagaragara ryari? Mu gihe uramutse usibye umubare umwe muri iyi
hanyuma aho kugira ngo handi haze igisubizo kuko ushatse kuvuga ngo uteranye ibiri muri A uteranyeho ibyo muri B nibyo biri butange ibyo muri C. Niramuka igiye gushakisha ibyo muri A ikabibura nibwo izahita iguha hano muri C iyi reference error ivuga ngo left error. Let's take this urugero dusibe aka kazu. Urabona ko ihita ikubwira ngo ref error kubera ko hano hagombaga kujya akazu ko mu kahangaha twamaze gusiba tugateranyaho B. Ubwo ni nkaho turi kuyibwira guteranya ikintu n'ikindi kidahari, bitandukanye no guteranya empty cell to a cell that contains something. Ibyo biratandukanye. Ntaga dufashe hano tugakuramo uyu mubare ntabwo era yaza, ahubwo byagabanuka kuko akazu ko karacyahari. Akazu karacyahari bityo iri kuhabara nk'aharimo 0. Ariyo mpamvu urasanga igisubizo kingana na 0 duteranyijeho 2 kibikaba 2, as you can see. Ariko ahangaha ho akazu twagomba guteranya nagakoreye delete, ntabwo nasibye umubare gusa ahubwo nasibye address yose. Naje ngira right click nitamo delete. Iyo rero haramutse habayeho delete y'umubare runaka wakoreshwaga muri formula, igisubizo kiza ari iyi error. Akaba ari izi error zigera kuri 5 napanze ko twavugaho uyu munsi zikunda kugaragara muri Excel. Nkwibutsa ko kugira ngo uzabone post tuzakora ubutaha ugomba gukora subscribe ukazayibona ntabanje gukora share. Ikindi nuko wowe ubwawe wakora share ku nshuti zawe kugira ngo zijye zibasha nazo kwisomera utuntu n'utundi mu gihe baba bafite umwanya. Sawa, urakoze cyane.